Okay, like MJ Line challenge nibisanzwe narakubwiye ngo banga after banga another banga hit after hit another hit namuvanara uburara namuvanara ubwirirwa namuvanara ugwa isari aho bwije ageze ashaka icyo kujya ariko ubuzima bugakomeza. Narakubwiye ngo uko umunsi wira nundi ugacyamba ngomba kuguhereza ibintu bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabona hano kuri screen yacu ya kamera uyu musani bamwita papa cyangwa umujeni ukiri mutoya uruguseruka cyangwa se urukubica bigacika muri iki gihe ndetse no mu gihe cyashize akaba yujuje imyaka 5 mu muziki, aho yakodesheje muri Kigali Universe ngo akoreremo igitaramo. Nuko uyu mujeni bikaba byaraje kumuviramo inabe, akaba ariyo mpamvu abahanzi bakunze kugaruka ngo wasanga muri Kigali Universe aribo bagiye bamuzimirizaho ibyuma. Ariko umwe mu bavugizi ba Kigali Universe bagiye bagarukamo ngo nago bari bakodesheje ibijyanye n'ibyuma cyangwa se sonorization muri rusange, bikaza kuvuga ko ari nabo bajimije ibyuma muri Kigali Universe. Ariko umuvugizi wa Kigali Universe yaje kuba yabyihakana hasi no hejuru, aravuga uti twewe twamukodesheje ibijyanye n'inyubako ndetse no mu nyandiko bigiye birimo, ariko ntago twari twavuganye ku bintu bijyanye na sonorization. Ariko papa cyangwa ikintu yagiye kubarega ku kintu kijyanye no kuba baramufungiranye amasaha 3, by the way amasaha 3 batabyemerewe batabiherewe ububasha. Icyo nicyo kintu ari kubarega ubu ngubu papa cyangwa. Reka twumve icyo umuvugizi wa Kigali Universe yaje kuba yabigarukaho. Ndagira ngo mwibutse gukanda subscribe hano kuri MJ Line challenge uko umunsi wira nundi ugacya ngomba kubereza ibintu bigiye bitandukanye. Astravich ciao. Reka twumve icyo umuvugizi wa Kigali Universe yaje kuba yabigarukaho kubijyanye n'iregwa rya papa cyangwa kuba yaramureze mu nzego z'ubutabera. Nguko yego, reka mbafashe kumva bino bintu neza. Yego. Amasezerano twagiranye na papa cyangwe sound niwe wumvikanye n'uyimuha. Yego. Niba yaragiranye ikibazo n'uwo bumvikanye, kuko mu masezerano biri clear ntabwo ari twe twagombaga kumuha sound, ibyo yarabizi. Yego. Niba yumvikanye n'umuntu ko agomba kumwishyura ntamwishyure cyangwa se akaba atari yabona amafaranga, kumvikana kwabo cyangwa mu gihe bari kugirana ibiganiro bashaka inzira yakemura ikibazo ntabwo ari ugufungwa. Yego. Kigali Universe ni venue abantu bakwiye kubaha. Yego. Ni venue ifitiye abantu benshi akamaro. Yego. Ntabwo twakwemera ko umusore muto dukunda twashyigikiye twafashije I repeat it again, twafashije. Yego. Arabizi, ari mu bantu tworohereje na timu ye inama zose twakoranye, guhera ku muyobozi wacu ushinzwe ibijyanye na operation n'abayobozi bo hejuru muri Kigali Universe. Hari ijambo rimwe rivuga ngo uwo ni umujene muto uri kuzamuka neza mu mufashe. Yego. The spirit yari ukumufasha. Ubwanjye yansanze ndi muri restaurant ngiye gukora inama n'abandi bantu. I was the one wamudirectinze n'umuntu bari bazanye mu nama, njya no kumurebera umuyobozi bagombaga kuganira n'umuntu wacu usanzwe mu by'ama event muramuzi BGC. Yego. Twara mufashije mu buryo bwose umuntu yafashamo umuhanzi. Professionally dukora contract, kubaha ibyo twashyize muri contract, kubaha neza inyungu ze, nawe yagombaga kubaha inyungu zacu. Yego. Here is a thing, ngira ngo mwumve neza Clement na turi kukumva cyane. Yego. Iyo ukoze igitaramo return ntibe ko wabonye amafaranga menshi mu gitaramo. Yego. Investment ikaba ingana n'ibyacurujwe. Yego. Bikaba ari ibintu biri clear mu buryo bw'ikoranabuhanga, systematically nta kuntu wabikwepa. You can come ukavuga ngo munyereke ibyinjiye. Amatike ntayagurishijwe mu buryo bwa fraud. Uburyo bwari buhari bwo kugurisha amatike arabuzi, yaza kabureba. Yego. Niyo bavuze rero ngo Kigali Universe irafata a certain percentage, hanyuma
ayo matike niba hari ibindi agomba gukavaringa nka cost muri Kigali Universe yego bikagaragara ko abantu baje bingana ntabwo wagenda ngo uvuge ngo byanze ngo banyibye ngo abantu ngo bamfunze ngo bandenganyije sibyo kuvuga ngo abantu ntibamufashe ari nabyo ngira ngo mugireho inama as a young brother ko ndamuruta mu myaka nubwo ntari umuhanzi ariko mbana n'abahanzi bari no kuri nivo rwose nini kurutiye yego the best way to communicate ntuzigere na rimwe ugenda ngo ufate a brand ngo ujye kuyisiga icyasha kuko izindi zizashaka gukorana nawe zizakweshoninga iyo professional approach bijyanye n'uburyo usobanuramo ibintu bya yego reka mbafashe kumva bino bintu neza yego amasezerano twagiranye na Papa Cyangwe Soundi niwe wumvikanye n'uyimuha yego niba yaragiranye ikibazo n'uwo bumvikanye kuko mu masezerano biri clear ntabwo ari twe twagombaga kumuha Sound ibyo arabizi yego niba yumvikanye n'umuntu ko agomba kumwishyura ntamwishyure cyangwa se akaba atari yabona amafaranga kumvikana kwabo cyangwa mu gihe bari kugirana ibiganiro bashaka inzira yakemura ikibazo ntabwo ari ugufungwa yego Kigali Universe ni venue abantu bakwiye kubaha yego ni venue ifitiye abantu benshi akamaro yego ntabwo twakwemera ko umusore muto dukunda twashyigikiye twafashije I repeat it again